kubera ko ntabana nawe rero nabaye nk'utuje na telefone yampamagara nkaceceka nkamwihorera ariko umutima urakomeza urangiza avuga se ubundi we nzamusobanurira iki ariko nza kwigira inama yo kuvuga reka mubahamagare nsabe imbabazi nabo ubona ko nasabye imbabazi ko ibyo nakoze atari byiza ngiye kugusengera ndambuye ikiganza hahandi ufite uburwayi anjanga ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho mu guhumiriza ambwa ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi ndanje kuko numva ko ngiye kwizera gukira namanuye ya pantaro yego ipantaro ndayimita nyimanura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo nimpumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari mpumirije nagiye nongiye kubura amaso kuri umuntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoya mbona umugabo yakuyemo ipantaro Imana ikintu ngiye kiza kuncengura cyane mu mutima wanjye ni ukuntu nyine yambwiye ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho ariko inda ni imijugujugu inda ni umuyaga wicara ugiye muri toilette ukava muri wese ugahita winjira mu gitsina ukabinda Imana izahana abantu kweri Imana izahana abantu ubuso nk'uyu bamuhaye angahe niba atari ibanga ariko njyewe ntakubeshye njyewe ukuntu uri umuhanga ikiganiro nagukoresheje njye cyarangiye mbyemeye cyarangiye ndi kuvuga naho ubwo umukozi w'Imana nareba ukuntu afasha umwana naho ubundi rwose kuba yarabikozeho nanjye namucira urubanza Theogene mbabarire kuko ikiganiro nagukoresheje oya nanjye narakosheje kuko naharabitse umuntu nta naho duhuriye nta namuzi ari ukumubona kuri social media gusa wari wishingikirije iki mu kiganiro twakoranye uri kuvuga ati tuzapimishe DNA unamanika n'ikiganza hejuru ndabyibuka wumvaga bagiye guhita bagufatire mu kiganiro bakajya kugufunga byatewe n'iki nari nagize ubwoba kuko numvaga ko ninza ntago ninzi ibyo mutekereza ubundi numvaga ko mushobora guhita nza ako kanya mugahita mumfatisha nkafungwa Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi abantu bakurikira urugendo online TV bari mu bice bitandukanye Imana ikomeze kubaho umugisha nta kindi tuba turi kumwe namwe muri rwa rugendo aho mudutuma tugatumika cyangwa se mukatugira inama tugakomeza gufatanya mu rugendo ibintu bimeze neza cyane ngira ngo ni inkuru imaze iminsi itrendinga cyangwa se iri kuri social media hirya no hino uyu mubyeyi musanzwe mumubona ngira ngo ubwa mbere ikiganiro cye cyaragaragaye kibashwa no kujya kuri social media zigiye zitandukanye z'abandi bantu bitewe n'uburyo yari inkuru ivuga ku mustari cyangwa se ku muntu uzwi mu nkuru za gospel ngira ngo uyu mudamu yagaragaye bwa mbere ko iyo ni YouTube channel ya mugenzi wacu Imena Gitero aho niwe yagaragaye aje atanga ubuhamya bwatunguye abantu benshi cyane abandi ntibyabatunga bati nibyo nyuma yo gukomeza rero ducukumbura muziko natwe twamuganirije muziko ejo muri twaganirije umuntu bita Theogene uyu mudamu w'ubwe umunsi w'ejo nyuma yo kubona ikiganiro twakoresheje Theogene nibwo yampamagaye arambwira ngo ndashaka kuza gusaba isi yose n'abanyarwanda ndetse na Theogene imbabazi ku nkuru natangaje kuko ntabwo byari byo ndashaka kuza gusobanurira abantu impamvu yabinteye n'icyatumye iriya nkuru nyikora komera cyane yego meze neza ariko gakeya ntabwo meze neza cyane ngira ngo nakavura kameze ukuntu kakunyagiyeho kanyagiye ariko nabwo si ibyo byamenesha neza byatumye mera nabi yego umubebe ntago mufite noneho
ntago namuzanye kubera imvura. harya nyirizina ubundi utuye hehe? Ntuye Ikabuga. Yego utuye Kabuga. Tugiye kuganira rero ngira ngo uyu munsi mu by'ukuri icyagutiye kugira ngo umuhamagare ni iki? Nyuma yuko twakoranye ikiganiro abantu barakibonye nama uwo mutima nama wagukomanze wo kugira ngo ngire ngo ndashaka kuza gusaba imbabazi, hari ibyo nshaka kuza kubwira abanyarwanda n'isi. Ngo haye umwanya kugira ngo usobanurire abantu icyatumye umpamagara umbwira ko wifuza kuza gutambutsa ikiganiro hano ku Rugendo Online TV. Cyatumye nkuhamagara kugira ngo ngere hano nicyo ngiye gusobanurira abantu bose barabasha gukurikira kino kiganiro. Yego. Ikiganiro cyatambutse mvuga ko natewe inda na Theogene. Yego. Ariko biriya byabayeho mbese ubwo nakubwira ko kugikora ku bwanjye nabikoze kubera nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ndangije mbiganirizaho umuntu ndamubwira se ko mfite ikibazo cy'ubukene bimeze biti, nabigenza gute kugira ngo mbone amafaranga. Warambwira ati rero nk'umuntu nawe mukuru kandi ushoboye wagenda ugahamagara umunyamakuru ukamubwira uti mfite inkuru ngomba kukubwira. Icyo gihe nabese ko nta munyamakuru nzi, nahamagara we munyamakuru. Uwo nagishije inama arambwira ati rero kanze nguhe nimero y'umunyamakuru. Inkuru yari yayikubwiye ushobora kuvuga cyangwa? We yari yambwiye inkuru ariko akubwira inkuru yihe imeze ite? Inkuru yari yambwiye yambwiye ko ngomba kuvuga yuko hari umuntu w'umusitari. Yego. Ngomba kugerekaho no mwana. Yego. Wenda ashobora kubona uwo muntu w'umusitari ashobora kubona iyo nkuru akagira ubwoba akavuga ati si ibintu bimbayeho reka rero mu mwana mukurikirana mufasha. Cyangwa se abantu babibonye bakangirira impuhwe bakamfasha. Naho rero inkuru nayitangiriye. Yego, uwo muntu ninde kugira ngo tuze gushyira ibintu ku murongo, kuko inkuru twabashije kumenya cyangwa se n'abahari bahari bavuze ko inkuru yapanzwe n'umunyamakuru. Edayire banzo mbwira uwo muntu wagufashe gupanga ibyo bintu ninde? Uwo muntu rero ni umuntu twakoranaga ahantu ariko sinibuka amazina ye, ibyo nibuka nzi Daniel. Yego. Ariko niwe wabashije kugupangira ibyo bintu. Yego. Imena giteraza ute mu nkuru zawe ko bivuga ko yanakwishyuye kugira ngo mubashe gukorana, ko bivuga ko ari we muntu wagupangiye iriya migambi yose y'iriya nkuru, cyane ko ari n'umunyamakuru yari asanzwe ananabifiteho uburambe cyangwa se bariya uriya Theogene nibishaka yari asanzwe amuzi. Kandi hari abantu babihamije mu kiganiro twakoze ejo bavuga ko Imena gitera ari we muntu wagupangiye biriya bintu. Wowe Daniel ajate? Oya, Imena gitera baramubeshyera. Imena gitera kugira ngo mumenye we uwo Daniel niwe wampaye nimero yiwe. Ndamuhamagara mubwira inkuru ariko mwemeza ko inkuru ari y'ukuri, ntiyarazi ko ari ikinyoma. Ubwo naramuhamagaye yumvishe iyo nkuru avuga ati ndagufasha n'ubundi mfasha abandi bantu ngwino nawe nkufashe. Ubwo rero naramuhamagaye arangije arambwira ati nkorera hanaha fata bisi ndaza ngeze Nyabugogo mfata akamoto kageza aho yarari. Yego. Dukorana inkuru ubundi mubwira ko inkuru ari y'ukuri. Erega ndabyibuka ni ukuvuga ngo uwo munsi mukora ikiganiro nanjye nari mpara ariko sinigeze mbikurikirana, nzi ko n'inkuru rwose yari inzi nanasohoka nzi ko ari ukuri, nyibone iri gutrendinga. Nyuma yaho nibwo nanjye namusabye nimero yawe uraza n'ubundi urongera urabihamya pe, uravuga ati ibintu nuko bimeze, gahunda nuko wantinda n'uyu nguye. Nzi ko uwo munsi kubera ko Imena gitera hari igihe ajya korera aho nsanzwe abantu bazi nsanzwe nkorera ibiganiro, ngira ngo narakubonaga ariko sinigeze nkwitaho kuko haba hari abantu benshi bari gukora ibiganiro. N'uwo munsi ngira ngo yego n'uwo munsi nyine naje dukora ikiganiro, nje numva ko nyine umuntu wese uri bwabibone ari bugire impuhwe akamfasha. Yego. Nuko nyine ndagikora kirasohoka, ntareba ku makomenti bamwe bakavuga bati ibintu wakoze sibyo mujye gupimisha. Bigeze aho ngaho mbona binteye ubwoba cyane. Binteye ubwoba ariko nza kumva amakuru numva mvuga bavuga ko
bishobora kongera no kumfungisha ubwo waburangije ndavuga se ibintu nibinjyana kumfungisha n'umwana wanjye sinanamurere nkamurerera muri gereza najyaga no kumushakira nkajya gushaka n'igikoma ninjya muri gereza bizagenda gute? uyu mwana wawe afite papa we? Yego aramufite ariko ntabwo tubana gusa ariko papa warahari. Papa we yitwa nde? Nuwo numvishe Noheli avuga turi kubana ikiganiro? Yego. No ngo ne papa we. Ntago mubana. Arabafasha cyangwa se uko ashoboye nyine ntago umuntu uko abyifuza bibaho ariko uko ashoboye akora ibishoboka. Banzo mbwira imbere y'uburyo tugera handi hantu uburyo we yabyakiriye nka papa w'umwana, kuko abantu benshi bavuga ati papa w'uyu mwana nimba ari kubona umwana we ari kugenda ahabwa abandi bagabo batari se w'umwana, abandi batari ko buriya papa w'umwana namenywa na nyina we, wanasanga uwita se atari we wa nyawe. We mwavuganye iki? Se umwana we nabibonye arambaza se ibintu wakoze ni ibiki? Ndacyaka byarabayemo nyine n'ibintu by'imiserero, ari no mpamvu naje gusaba imbabazi kuko nawe yashobora kuba bibona ko naje gusaba imbabazi ko ibyo nakoze atari ukuri. Yego. Nje nawe nyine yamaze kubibona arampamagara ngo ati bira ni ibiki? Kubera ko ntabana nawe rero nabaye nk'utuje na telefone yampamagara nkaceceka nkamwihorera, ariko umutima urakomeza urangiza ndavuga se bundi we nzamusobanurira iki? Ariko nza kwigira inama yo kuvuga reka mubahamagare nsabe imbabazi nabo ubona ko nasabye imbabazi ko ibyo nakoze atari byiza. Yego, bwa mbere wari wemeye kuza gusaba imbabazi abanyarwanda urabyibuka? Naranaguhamagaye uri yavuga ati ngomba kuza gusaba imbabazi, bigezeho ntiwongera gufata telefone yanjye. Birabyo bitewe n'iki? Wari wagize ubwoba? Wari wumvaga bagiye guhita bagufatire mu kiganiro bakajya kugufunga? Byatewe n'iki? Nari nagize ubwoba kuko numvaga ko ninza ntago ninzi ibyo mutekereza, ubundi numvaga ko mushobora guhita nza ako kanya mugahita mumfatisha nkafungwa. Niyo mpamvu ntafataga telefone. Yego, nibishaka nk'umukozi w'Imana nk'umuhanuzi wamuteje urubwa, burahari abantu bahise babyuririraho benshi. Ibiganiro byinshi biri gukorwa bivuga ukuntu hari umusambanyi. Reka tureke ibindi bye bamuvuga, twivugira ibyawe bya kiragihe n'icyasha byamuteye. Uramubwira iki? Rero nibishaka impamvu wenda kanonge nsubira inyuma gatoya, impamvu nge navuze biriya nagiye numva ibiganiro byiwe by'abantu bavuga ko abasambanya ajya kubasengera akabasambanya, nibwo nahise nurira rero gufata intego yo kuvuga biriya byose yo kumuvugaho. Yego. Wumva ko nubundi abantu bari bubyemere? Wumva ko nubundi bari bubyemere ko bazi yuko nubundi abantu bose bavuga ko ari umusambanyi. Wa mubyeyi we, hariya marira yavuye he ko mu kiganiro cyo kwa Imena gitera abantu babonye amarira burya abantu bose ababyeyi baravuze ati rwose ibi nibyo nta muntu hari amarira yavuye he? Byose byari imiteguro? Bira byose nyine ubu wabimbwiye ambwira ati nugiye kumenya amakuru bira byose ugomba kubikora kugira ngo abantu bose bemere yuko ari ukuri. Rero abagore urabiza amarira yacu aba hafi. Ntiwabura ikintu utekereza cyakubabaje ngo ubure kutarira. Natekereje nyine ikintu cyaje kumbabazaho niwe amarira yasaza ndarira. Uzi ko ari yandi bajya bita ingona? Biragoye nyine ariko ndasaba imbabazi buri wese umuntu uri kunyumva uri kumbona nakoze amakosa mabi naranahemutse, ariko icyanzanye no gusaba imbabazi. Urasaba imbabazi bande? Wakoze iki kibi kidakwiriye umunyarwandakazi? Ndasaba imbabazi cyane cyane Theogene. Yego. Kuko naramuharabitse isi yose yaramubonye, penda musaba imbabazi aho ari hose ambabarire. Nanone nkongera gusaba imbabazi Imena Gitero. Uramusabira iki imbabazi kandi bivuga ko ari wowe wagushutse? Oya, we baramubeshyira, ntabwo yigeze nshuka, ninjye wamwihamagariye mubwira ikibazo. Ahantu hose bamwambaye, ahubwo biravuga ko ari we muntu w'umunyabyaha gashoza ntambara. Imena Gitero ahantu ari buriya nawe ngira ngo ngiye kumuhamagara kuri telefone ahantu ari
ni wenda kumve ko twavugana nawe muri iki kiganiro ndetse na Tojene, reka twumve nimba Tojene kuko we numvishe yari yarakariye umuntu mita Imenagitero, arakarira ndetse nawe avuga ko ampaye nka umuhanuzi wo gushaka kuba ari mu butayu. Umuhanuzi Tojene ashaka kuba ari mu butayu, umuntu bita Imenagitero ubu ngubu ashobora kuba yiteguye ko rwose agiye kukuzira umuntu. Imenagitero se yagiye mu bukwe kwe Musinga wa Musi yagiye mu bukwe kwe Musinga Imenagitero. Ukiriya wacu ngayo nguko biriya bintu rero ati byaguteye ubwoba, nta muntu wakugiriye inama? Uwangiraga inama wese yangiraga inama yo gusaba imbabazi, kuko n'ibingibi byatumye n'akazi narindimo babonye inkuru bahita bambwira ko nababera umugambanyi, nagambanira naho narindi baranye. Sorry gato, muraho neza MC Imenagitero? muraho neza, urugendo online TV Sam Gakire twemera. Yego ngira ngo ejo nibwo twakoze inkuru sha umva iriya nkuru sha ibintu wankoreye mana y'u Rwanda. Ntabwo ari njye nabikoze kuko natangaje inkuru z'abatangabuhamya bampaye bivuga ko wafashije gutegurwa. Ngira ngo ubu ngubu wenda ntabwo ari byo nari nguhamagariye, byavuzwe ko ari wowe muntu wazanye uwo mudamu uramutegura umubwira ko agomba gukora inkuru kuri nibishaka mu kiganiro. Ngira ngo ndi kumwe nawe yaje gusaba imbabazi, nawe uri mu bantu ngo asabye imbabazi ngo kubera ko yaharabitse izina ryawe kandi yari yakugannye nk'umuntu ukeneye ubufasha, umuha ikiganiro utaruzi we ibyo yateguye n'abamufashe kubitegura. Imbabazi uyu mudamu agusabye ndi kumwe nawe mu kiganiro turi live, urazimuha cyangwa se nawe wababaye uri muri ba bantu bari kuvuga ngo izina ryanjye ryangiritse? Kuko mu biganiro twakoze abantu benshi bari kuvuga ko nyine wamufashije gutegura uyu mugambi wo kuvuga ko yatewe inda n'umuhanuzi. Mu by'ukuri Sam Gakire, ibyo bintu murimo, ibyo bintu nangiye nkuru nimugoroba nibwo naraye nyibonye, ariko ncika umugongo, ibintu birancanga byanyobera kubera ko uburyo umudamu yaje, ubundi murabizi mu bintu bijyanye no gutangaza inkuru hari inkuru z'ubwoko bwinshi, ariko wenda ndakubwiramo iz'ubwoko bubiri. Hari icyo bita business news, hakaba icyo bita advertisement news, hakaba n'icyo bita advocacy news y'ubuvugizi. Advocacy news rero ni inkuru umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira akababaro yahuye nako, akakubwira ikibazo yahuye nacyo, akakugana nk'umunyamakuru akagusaba ubuvugizi. Mu by'ukuri rero uwo mubyeyi jewe ntabwo nari munsi. Umubyeyi yaraje arangana arambwira ati rero hari umuntu wampaye nimero yawe ngo nguhe inkuru, kandi mfite inkuru rwose nziza ijyanye n'ubuvugizi wankorera kugira ngo mbashe nanjye gukemurirwa ikibazo. Numvise ari ubuvugizi kubera ko no muri ligne dotoriale yanjye y'Imena TV show ikintu kijyanye n'ubuvugizi kiri ku mwanya wa mbere, ndavuga nta kibazo nshobora kukumva. Aranda konta ariko ambwira ko harimo ngo umwe mu bantu bakunzwe cyane muri iki gihugu biyorobeka wamuteye inda. Abimbwiye njyewe urumva kuri njyewe Samu nk'umuntu wari ukeneye inkuru, numvise ari inkuru ishobora kugira gute, ishobora kuba trade cyangwa ishobora kuba nziza, byagera no kuri no gutera inda akamuha ubwo bufasha. Arangije inkuru turayikora, ikiganiro njye nakomeje kumva ibyo uriya mujene report nawe yavugaga ibyo atazi, kubera ko nawe yahageze umudamu yatangiye gutanga ubuhamya. Umubyeyi atanga ubuhamya, amaze gutanga ubuhamya
je nk'Imena TV show icyo nakoze nyuma nahamagaye nibishaka Theogene ndamuhamagara ndamusobanurira ndamugani rero hano hari umubyeyi waje avuga ko wamuteye inda none ngo akeneye kumufasha Theogene numva nkurikije uburyo yabimbwiye numvise nawe ameze nk'utagize gute nk'utazi ibyo bintu arambwira tumva ati uwo mugore simuzi ati nubishaka uyisore cyangwa ntuyisohore ngewe rero nk'umuntu wari ukeneye gukorera umuntu ubuvugizi bitewe nuko yaba nibishaka kubera gahunda ze nyinshi cyane zo gusenga adakunda kuboneka nagerageje no kumuhamagara ngo duhure kubera akajya abura umwanya mbonye biri gutinda inkuru ndayisohora inkuru rero maze kuyisohora reaction zabaye mwese mwarazibonye yewe na Theogene nyuma arareactinga mu buryo bugaragaza ko ibyo bintu atabyemera nyuma ngewe nza no kwihamagarira uwo mudamu mubaza amakuru yampaye ariko wambwira ko mu by'ukuri ayo makuru ayahagazeho kandi ibyo bintu ari byo ari nabwo cyagiye nawe wansabaga ko wamukoresha kugira ngo nawe umukorere ubuvugizi kugira ngo inkuru nica kumena TV show ikaca ku rugendo nurayini ngira ngo hari n'ibindi hari n'andi ma YouTube yagiye akora iyo nkuru byibura umuntu afashwe byihuta inkuru irakorwa icya hanze nanjye rero nyuma mbonye report arimo react avuga biriya tiko nanjye natekereje ndavuga uyu muntu koko ibi bintu yavuze ntabwo byaba bigize nza no gukurikira ikiganiro mwakoranye munamuhamagara ariko jewe sinabiha agaciro ko numvaga inkuru nari nakoze kari ubuvugizi ejo rero hashize nibwo nagiye mbona inkuru zicicikana hirya no hino abantu banyikoma Imena Gitero ngo nyir'Imena TV show ngo niwe ngo wateguye umupangu wo guharabika Theogene avuga se ko nta kintu mpfa nuriya muhanuzi ko nta kintu mpfa nuriya mukozi w'Imana ko ntari noheri bahanganye bahora bategana imitego wenda ngo ndashaka ko nanjye mvugwa ngo namuteze imitego ibyo bintu rwose cyarambabaje numva ari ukwangiza izina ryanjye nk'Imena Gitero abanyarwanda basanzwe bazi ko ndi umuyobozi mwiza ukora ibintu bijyanye no kuyobora ibirori numva nanone n'ugusebya YouTube yanjye nka nyir'Imena TV show ariko nyine numva nta kundi nabigenza biba byabindi ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi Imena Gitero urakoze cyane reka ngushimire ubwo nizere ko nawe umubabariye kuko ngo izina ryawe nawe yabonye uri kubigenderamo kandi utaruzi iyo biva niyo bijya rwose imbabazi umuntu wese usabye imbabazi arazihabwa kandi no kubagiza uwo mutima wo kuza gusaba imbabazi ntekereza ko nabwo ari ubundi bupfura nawe ari uwundi murage mwiza namugira inama ko n'ikindi gihe rwose najya bakeneye ubufasha cyangwa hari icyo akeneye ntabwo inzira nziza ari ukubinyuza mu kuba wenda yavuga umuntu nabi cyangwa harabika umuntu ashobora kugera umuntu umwe cyangwa babiri akamufasha cyane ko nzi neza ko gufashanya kw'abanyarwanda ari ibya kera rwose samugakire umumbwirira umutima utuze ndamubabariye n'Imena TV show muri rusange umuryango w'Imena TV show turamubabariye nanjye nk'Imena Gitero n'umuryango wanjye turamubabariye urakoze cyane Imena Gitero Imana iguhe umugisha ngayo nguko Imena Gitero ati we birarangiye arakubabariye ubwo reka turebe na Theogene we nituza kumufatisha ku murongo wa telefone nawe birashoboka kuko numvisha ari we muntu ushobora kuba yararakaye cyane ariko nanone mu kanya wari uvuze ati warirukanwe mu kazi uzira iriya nkuru byagenze ute nkuru nyamara kuyikora nageze ku kazi mu gitondo ku wa mbere mu gitondo narayikoze inkuru hacaho iminsi nk'ibiri ku wa gatandatu twajya mu kazi no ku cyumweru sibambwira nyine bavuga ngo akazi ababo badapanze mu kazi ntibatahe ariko umuyobozi udukoresha nyuma yaje kumpamagara arambwira ngo se wowe kizo ngo wikozeho naho gase ngiye nakoze iki ati boss mukuru yabonye ino nkuru yawe abona ko urimo umuntu w'umugambanyi wazagambanira kampani none yatubwiye ngo twirukane mu kazi wakoraga ibiki amasuku wakoraga ibiki nakoraga amasuku urumva ko aho hantu rwose ni ingaruka zo kutavugisha ukuri mbi
cyangwa se zo guharabika umuntu. Ubwo ngubwo ibyo bintu byose byabaye, umuryango wawe abandi bantu bo bakubwiraga ngo iki? Tuve ku bantu bari babonye ikiganiro, kuko muri comment baragututse, baragukosoye. Yego. Mu muryango wanjye nabo barabibonye, mama ubwe nawe yarabibonye, arampamagara arambaza isi ibi ni ibiki wakoze, ibintu byose wakoze Imana irabizi, urabona itazaguhana. We yaranambwira ati Imana iragutwika. Tanyije ndambwira rero mama nanjye narashutswe. Aje arambwira ati ngiye nk'umuntu ukijijwe genda ujya gusaba imbabazi. Yego. Ndabwira se mama ko mfite ubwoba. Arambwira ati genda usaba imbabazi, niba nagufunga ntuzaba wizize, niba nazikwima ubwo nyine reka nze musabe imbabazi, nsaba abantu bose imbabazi, nsabe Theogene imbabazi, niyemera kuzimpa umutima wanjye waruka kuko numvaga nanjye murandemerewe. Yego, uyu buriya umuntu asaba imbabazi aba yicuza ibyo wakoze. Ni iki kibi wumva wakoze mu byo wavuze byangije iki? Ikintu kibi nzi nakoze, icyo nakoze kibi cyane nuko nasebeje umukozi w'Imana mubeshyira ko yansambanyije kandi nawe twize duhurira. Nta hantu mwigeze muhurira. Cyakoze abantu n'abahanga. Niyo mpamvu social media abantu bafite muyitondere mwa abantu mwe. Yewe iyi nkuru nayikurikiranye kugira ngo tubashe kwereka abantu kuri, kubera ko haje haze inkuru nyinshi. Haje kubwanya kwigendera, haje Diane w'Ikagugu havuga ukuntu yabyaranye na nyakwigendera. Nyuma yaho gato haza abandi bakobwa baje bavuga ati runaka yanteye inda w'umukozi w'Imana. Haba hari ibyanyabyo, ariko no kuvuga ngo ari abajya bavuga ngo urukungu rwivanze n'amasaka, ubwo bisaba ubwenge kugira ngo ubivangure. Ukuvuga ngo hari inkuru ziza hano ari ibinyoma, ari ibihimbano, hari n'izindi ziza ari ukuri, kuko ibyo bintu byarabaye. Ibyo bintu rero byose wabikoze ugira ngo urebe ko bagufasha. Ese none wabikuyemo nta dufaranga naduke bigeze biguhase? Nta n'igiceri cy'atanu nigeze ndubona. Hano umuntu waguhamagaye akufitiye impuhati pole mama. Oya nawe. Ako hari umuntu umwe ugeze kumpamagara. Arambwira ati pole ihangane. Ambwira ngo iwabo ni Bugesera, ikintu yanyemereye ibigori byo kubeteshamo ibyo koma. Arambwira ati tuzaze bijyane, ariko nabo nabashije kujyayo kubera ko nta matike nari mfite. Baba kuvuga ngo muri iki kinyoma nta kintu gisarura. Uvuga ngo ikinyoma cyawe ibyo washakaga gukora nta kintu byigeze bitanga. Yego ntacyo byatanze. Ibi bintu rero hari abantu benshi n'ubundi b'abakobwa cyangwa se n'abandi bantu baza kubikora muri social media. Abura babwira iki? Umuntu wese uzi yuko abikora muri social media abeshya, umutima we nawe uzahora uhagaze nkuko nanjye wanjye wari uhagaze, kuko nta mahoro nari mfite. Icyo nababwira cyo nibakora ibyemeranyijwe n'ibyo bavuga, niyo bazi ko bagiye kubeshya nibareka kubeshya, ko nta nyungu yo kubeshya irimo. Kubeshya nta nyungu n'imwe ibirimo. Umuntu wagufashije gupanga ibi bintu abikubwira uburyo mugiye kubigenza, we ntago mwongeye kuvugana? Oya, we ntago twongeye kuvugana. Sinongeye kumuhamagara, ahubwo kubera ama comment nagiye ndeba nkumva nibiri kuvugwa ubwo bwaranyishe. Sinongeye kuvuga ngo uje gusaba imbabazi kugira ngo batazagufunga, cyangwa se urumva ko nawe wakosheje koko? Oya, nanjye narakosheje kuko naharabitse umuntu nta naho duhuriye, nta namuzi, ari kumubona kuri social media gusa. Wari wishingikirije iki mu kiganiro twakoranye? Uri kuvuga ati tuzapimishe DNA, unamanika n'ikiganza hejuru, ndabyibuka. Ibyo kiragiyeho wari wishingikirije iki? Kuko nabonye ari n'abantu banutse muri comment ngo uburyo ndi kukubazamo ngo kandi warababaye kandi waratewe inda. Nuko nari ndi gukemanga kubera ko ngiye ntabwo nari mfite ukuri, ariko nari ndi gukemanga. Ariko ngewe ntakubeshye, ngewe ukuntu uri umuhanga, ikiganiro nagukoresheje ngiye cyarangiye mbyemeye. Cyarangiye ndi kuvuga naho ubwo umukozi w'Imana nareba ukuntu afasha umwana, naho ubundi rwose kuba yarabikozeho nanjye namucira urubanza Theogene mbabarire, kuko ikiganiro nagukoresheje rwose bitewe n'ibibazo nakubajije ugatsimbarara. Niki kintu wari wishingikirije
uvuga ati tugende tujye gupimisha DNA bajye gufata ADN bapime barebe ku mwana atari uwe wari wishingikirije iki kandi ubizi neza ko hari ikinyoma rero umuntu wabimbwiyeho uriya mu Daniel wabimbwiyeho yarambwiye ati reka nkubwire biriya byose ari ibintu by'agatwiko gusa niyo wakwemeza yuko muzajya gupimisha DNA ntabwo azabyemera ntabwo hanazakura amafaranga ahubwo wowe genda mwitwikire urebe ko ari amafaranga wabona ubitsimbarare ibyo ngibyo nabikoze n'ubukene nari mfite numva yuko ngiye kuzabona iki amafaranga ndangije amafaranga ndayabura sinayabona bivuze ko hejuru y'ubukene bushobora kugukoresha ikintu kibi icyo ari cyo cyose erega igihetse umwana w'uruhinja kandi nawe urabizi uri umuntu w'umugabo aho ufite umwana w'uruhinja hari aho utemerewe kugira gute kubona akazi nubwo n'uwo mwana wanjye nari nashatse umwana wo kumusigarana yazaga konka saa sita njyewe umuntu yambwiye ati hari ahantu ushobora gukura amafaranga umudiyasipora ashobora kukubona akaguha amafaranga ibyo rero navuze se nimbona amafaranga basona niyo nabona n'ibihumbi 20 cyangwa 30 cyangwa 40 najya gucuruza agataro ariko ntiriwe nirukankana iki umwana nta kintu mfite niyo mpamvu ibyo byose nabikoze kuko nzi ko ndi bwabona iki amafaranga yo kugira ngo wenda ngira ikintu nakora niriye somo ibintu wakoze biguhaye ku buryo tutavuga ko ejo n'ejo bundi n'ubundi wakongera gura n'ikibazo mbabazi ubona ndebe ko abazambona n'urambona wese avuga ati biriya bintu byose yakoze afite icyabimuteraga niba ishaka naramuka atakubabariye agakomeza inzira ye yo kujyana mu nkiko amfashije yambabarira kuko kujya mu nkiko njye ntacyo nabona navuga ngo hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati nandega nzasaba imbabazi niba nsha n'amande nzayatanga njye ntacyo nabona cyo kumuhereza ku byo namusabiye imbabazi utera wirirwa ujya mu nkiko wemeye ibyaha byose ko wabikoze yego ugasaba nibishaka imbabazi yego nibishaka uramubabarira uyu mubyeyi cyangwa ukomeje kuko yavuze ko ari wowe ari imenagitero ariko bw'imenagitero we uvuze ko arengana uvuze ko ari ibindi bintu wipangiye n'uwo musore wawe witwa harya Daniel giye kuvuga ko ari ibintu mwipangiye mugiye inama akakubwira ko ugomba gutwika kuko n'ibindi bisanzwe biba hari agatwika ibi bintu rero mugani wa Kasuku ni ujye uvuga ngo ntimukajye mupfa kuza muri ibi bintu muhubaguritse ngo mutazi iyo biva niyo bijya ibi bintu byo kuri social media biba mu ibyaha byinshi ngira ngo ibyaha hari n'ibyaha n'abatumirwa bazajya badukoresha tukabizira turi aba YouTube kuko nk'ubu ngubu kino cyaha cyo gusakaza ibinyoma ubeshyira umuntu kirakora ku mu YouTube wagukoresheje azira ubusa kandi ari ubuhamya yafashe kiraza kugukoraho nawe ubwawe kirafekta umwana wawe kirafekta umuryango wawe uvuga ngo ibi ni ibintu abantu bashatse bahagarika umuntu akajyaza kuvuga ibintu byubaka abanyarwanda cyangwa se nimba ari ubuvugizi hakeneye ubutabera rashoboka ko nuvuga ngo dufashe nk'urugero nka Fridausi wenda inkuru yakoreye kwa Sabe nubwo ntabyemera ntabwo mbyemera kuko n'ubundi bari bafite uburyo bari guhura ibibazo byabo bigakemuka bitagiye hariya ku Karubanda ariko buriya inzira yabinyujijemo yatumwe wenda batafungwa hari n'abandi byakemuye benshi hari abandi bagomba guhita barebera kuri ibyo ngibyo gutanga ubuhamya ni byiza kuvuga ibyabaye ni byiza ariko nanone kubeshya nicyo kintu kibi nabonye abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye kuri bakubabarire kuko n'ubundi nta kintu kiri inyuma y'imbabazi gutanga imbabazi nta kindi kintu cyo kiri inyuma yabyo birashoboka ko kubera ko ngira ngo ni na gahunda nziza y'ubuyobozi bwacu ya leta yacu yo gutanga imbabazi yego nimba abantu bashobora kuvuga ati tanga imbabazi ku muntu wakwiciye muri jenoside babarira ndakeka ko ikintu uyu mubyeyi yakoze cyo kubeshya atari cyo mwamwemera imbabazi n'ukuri abantu badukurikiye ngewe ubwanye nk'urugendo ngiye ngusabiye imbabazi imenagitero we yamaze kuvuga ati ngiye uwo mubyeyi ndamubabariye nibishaka nawe aho uri ngira ngo telefone ye ishaka kuba itariho ahari uyu mugabo nawe ntiyorohewe pe nabonye ejo n'umubyeyi n'umugore bashakanye w'isezerano
rwose nawe akubita hanze avuga ibindi bintu nibishaka mu gihe avuga ko ari akagambane yakorewe n'ubundi n'abanyamakuru. Uyu mugabo ntabwo yorohewe, ibaza umugore mwasezeranye mugatandukana mu mategeko ari hariya ari kugusonga, undi muntu utazi nawe ari hariya nawe ari kugusonga, abandi bantu nabo barimo ariya ni bande bantu ba Noheli nabo bataba bamworoheye. Cyakoze uyu mugabo nibishaka nawe ashaka bari mu bantu ashaka bari mu bantu bagize cyane. Mugani we ati njyewe ndi ibiryo, impamvu bamvuga nuko mbamwe ibiryo, ariko uyu mubyeyi we ntabwo byabashije kumuhira ntabwo byabashije kumuhira ibyo yashakaga, yari yapanze ntabwo byakunze, niyo mpamvu aje gusaba imbabazi. Tuba turi kuvuga ibi bintu byose ariko birimo n'uburyo abantu bajye bigiramo ibi bintu birimo ibyaha bikomeye byagufungisha imyaka, ngira ngo sinize amategeko ariko harimo imyaka byagufungisha ibi bintu bikagutangisha n'amafaranga aramutse abikurutse. Ariko reka twizere ko Theogene tuza kumuvugisha cyangwa se niyemera twazakora ikiganiro basa azakubabarira, yego azakubabarira, guha imbabazi n'abandi bantu baguha imbabazi. Yego nanjye nicyo kintu cyanzanye kugira ngo bamuhe imbabazi kuko nabone naza. Ugiye gukora iki rero kugira ngo wubake imitima wasenye y'abantu? Hari abantu basenye imitima yabo urabacumuza, hari abantu umukozi w'Imana yasengeraga wenda akamubwira ati ngwino duhurire mu butayu ngo usengere, ubu ngubu agize uwahamagara yavuga ati reka utambenura kubera ko nabonye abujya usengera ariko ubigenza. Urumva ko hari icyasho wasize ku murimo w'Imana. Ubona ko merekeje wese ambabarire kuko ibyo navuze si ukuri, yego ni ibinyoma. Nakurikiye ku byo namwumvagaho muhimbaho inkuru itariyo. Uwabyumvishe wese nakomerekeje abashe kumbabarira. Yego akubabarire. Imana si bari Imana rega niyo duhera. Imana nayo imbabarire. Bakoze icyaha cyo kubeshya. Yego. Bose njyewe imbabazi zitangwa n'umuntu ku mutima we. Imena gitero yakubabariye, reka tutegereze turebe ubwo abantu babohora imena gitero. Abantu bari bamwicumye kuri video tware dukoze nijoro kubera ko bariya nabo bavuze ko bamubonye muri kumwe mufite ibyo muri gupanga, niyo mpamvu babivugaga. Wenda ntabwo bari bazi ko igitekerezo we wakizanye, ushaka ko warabivugaga akagufasha kubigorora nk'umunyamakuru ushaka kugira ngo ikiganiro cye kize kuryoha, ariko wenda arengana. Nuko imena gitero rero nawe yari yanyitwayeho umwikomo. Imena gitero umbohore nawe kubera ko numvisha imena gitero yamamagaye, madamu w'imena gitero yamamagaye ati kumbona muri mu bintu bitari byiza muharabika umutware wanje. Madamu wa imena gitero nawe ngira ngo kurura kubonye, ngira ngo iki kiganiro impamvu nashaka kugikora kwara kugira ngo abantu bajye bamenya ukuri, tuve mu rujijo bumve ko nta rwango ruhari, nta dutwika ibintu. Abantu benshi bajye bagira ngo nudutwika ariko murabyumva ko haba harimo ukuri. Ntago watwika warabika izina ry'umuntu, ntago ibi bintu bibaho. Ushaka gutwika muri ibi bintu bisanzwe ariko ibintu biba biri kwinjira mu muryango, ibintu biba biri kwinjira mu mazina y'abantu, mu byo bakora bishobora kumumenera imbehe, ntago ari byiza. Nimba uyu mubyeyi avuga ati naratwitse binkozeho mpaburiyemwe akazi, ngira ngo no ku kazi kawe bakubabarire nabo ubasabye imbabazi bagusubize mu kazi. Ngira ngo nimba ari isomo uraribonye, bambabariye nyine akazi bakansubizamo, ariko nyine biragoye. Kuba bari kampani biragoye, ariko nabo niba bibona ari abantu basenga Imana, reka mbivuge gutyo, bazakoresha umutima wa kimuntu basi bakubabarira. Bibaye byiza bambabarira kuko nubundi nafashe umwanzuro wo gusaba imbabazi, nabo byarababaje kuko aravuze se uwo muri gusebya umukozi w'Imana, twebwe nubwo tutadusebye ariko mbasabye imbabazi kuko niho hantu hambere nakuraga iki umukate w'umwana. Undi muntu ukwiriye gusabwa imbabazi ni papa w'uyu mwana. Papa we nawe aho ari ambabarire, ndabizi ko ari bubibone, nawe musabye imbabazi. Musabye imbabazi. Yego umwana we ni umuziranenge, gusa mwamuzanye imihanda. Imana izamukoze neza ibi video ntazabibone rwose muri kujya kumutwerera abandi bantu batari base, bizagende neza. Ikindi nk'ubu dusoza hari abantu bari mu nzira baza gutwika, ubu hari nk'umuntu nawe uri kuzana umwana rwose amuzaniye Gakire cyangwa se amuzaniye Mbata cyangwa se ugasanga amuzaniye Pasi w'impanuro, cyangwa se ari kuvuga ati uyu mwana ndamuha imena gitero, dore imena gitero nawe aje imihanda vuba ariko atangiye kuyigorerwamo.
yega abo bantu bari mu nzira bazanira abana abantu batari ababo baje gutwika kuri YouTube urababwira iki? Bagira inama dusoza. nuko ntababona ndamutse mbabonye nababwira ati muhagarare musubirire inyuma tamazi si yayandi nimubeshya birabakoraho yego ndumva aricyo nababwira. Yego reka ngushimire cyane. Ibi bishobora bake kugira umutima nubwo uvuze ati sinasinziraga, nubwo uvuze ati nubwo kugira umutima wo gusaba imbabazi ni byiza, no kubishobora ni ikindi kintu kiba gikomeye cyane, kuza guhagarara imbere kuko ubu muri comment hari abantu n'ubundi nyine ubu bagiye kwandika bindi bari bukwiye, ariko bibaye byiza bakubabarira ahubwo bakandika comment zikugira inama, zigukosora, zikubwira ko ubutaha ibyo wari bukwiye gukora biba byiza kuko tuba dukeneye gukosorana. Ikindi icyo ngushimira, ushimiye ko wagize umutima nyine wo kuza akavuga ati ngiye ndaje noneho kubo ibi bishobora bake, ariko nanone ngira ngo wapushinzwe n'akantu ko gutinya ko bagufunga. Yego nako nagatinyaga n'ubundi naje nikandagira gukora ikiganiro mu mfura y'amahindu ikikubwira ukuntu kandi ko gufunga ntago ari keza, ntago nibishaka nizere ko akubabariye, nizere ko hagaritse ibyo yari yavuze ko video downloadinze yazihaye umunyamategeko we, nizere ko uri butange imbabazi nk'umuntu ukijijwe. Ubundi Imana ikomeze twese kutuhumugisha, iduhe kubana neza, iduhe gukora ibiganiro natwe byubaka abanyarwanda, tuve mu matiku kugira ibintu bigende neza. Koroza n'ibiryo akamaro kari vani. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.